kiri ariko mana narakana bambwira ibintu byo gutwita ntaranatwitaho ariko nabwo mbikira neza igise kirandya niba ari uko nabonye mukuru wanjye ikimurya niba ari uko nari narabonye nyine urumva hari abantu bagiye babyara tuziranye inda yarabafataga nkababona niba ari uko nababona ukuntu bagenda bigira nanjye rero ngiye gukina akajya bambwira Apolline yari ahari akajya ambwira ngo apana ibintu byo kwirirwa waturnya amavi mu buriri waryamye ninde mu rugo wakoze amafuti atagira ingano ni wowe ninde wafashe ibase babika bibyo bakajya kuyinyaramo ni wowe kama ngo rwose ngo kogosha nibyo ukuntu yanditse rwose kogosha nibyo bikunera pe cyakora icyuya kiranuka pe hari igihe ukubitana n'umuntu ufite umwuya mana yanjye utari buhite unanamukwepa noneho hari boro kera ukabona mwicaye muri minibisi umuntu reka yabaga ari ntoya mwicaye ahantu muri nka bane ahise yipanga akazarambuye akaboko gutya ugiye uri mu maha mana yanjye kandi hari akavidewo k'umwana aba ari gusezera papa we ngo bayi rero nawe sata mwarakoze kumugira inama ni ukuri nyine iyo umuntu afite ikibazo akabona abantu bamugiriye inama noneho ikindi ibintu nabasabye mwarabikoze mwarakoze cyane hari ukuntu umuntu bamugira inama bamushihura ahubwo agasara kurushaho ariko mwabikoze neza Imana hari umuntu wanditse ngo abana b'abakire bagira ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe uwanjye abonye n'akaneke ka fiya aba yanezerewe byose ndamuha nta nkono y'umwana ngira kandi mbona ntacyo abaye gakomeye cyane ntabwo ari abana b'abakire ntabwo ari abana b'abakire ahubwo ni uko uba ufite uko ushaka kurera umwana wawe turera bitandukanye uwawe nimba wumva kutamutekera inkono ye ari byo bimukujije neza nta kintu bitwaye undi niba yumva uwe kumukorera nta kintu bitwaye muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasani akomeze kubandindira Imana ibamere umugisha nizere ko mwese mumeze neza cyangwa se hafi ya mwese ubwo sibwo byumvikana neza kurushaho nangire rero nshimira abasabu banjye muri abantu beza muri ingenzi cyane buri uko ndebyeho nkasanga hiyongereyeho umuntu cyangwa abantu bintera kumva ko ngomba gutekereza ibyo ngomba gukora rero ndabashimira aho bigeze ni heza gusa siho nifuza kuguma mukomeze mukore subscribe musharinga ibiganiro byanjye mushyireho comment mumbwire ibyo nkosora mumbe hafi nyine nk'uko musanzwe mubikora mumbe hafi mu buryo bwose uyu munsi rero nifuje iki kiganiro kiraza kwibanda mu gushimira abantu bagiye batandukanye ku tuntu n'utundi mbere ndashimira umuntu wampaye ino gift y'iki gikombe ni umuntu witwa Karine warakoze cyane gift zangezeho hari n'izindi ariko impamvu iki gikombe kije mbere y'ibindi cyangwa cyo kigaragaye ibindi bishaka kutazagaragara ni uko n'ubundi warabibonye ko mba nicaye meze gutya asante Imana isubize aho wakuye uri umukobwa mwiza cyane warakoze kunzirikana ku mpano wanyoherereje zangezeho kandi nazikunze zose zimeze neza agasimba karanshaka y'iki zose zimeze neza ikindi hari ikiganiro nakoze icy'umukobwa umva ukuntu mise nzamura ijwi numvaga ndi kuvuga nitonze hari ukuntu uvuga witonze umuntu yajya kureba ikiganiro akabona uri muri abo uri kumva hari ikiganiro nakoze cy'umukobwa uvuga ko ntako atagize nyine ariko atabona umuntu umukunda ahubwo akeka ko biterwa n'ubukene afite abantu rero hariho
abantu mumbabarire ariko hari umuntu wanyandikiye ngo nyine ngo bari kumva bari kugira inama uwo mukobwa bumva hajemo iby'ibishingwe, nyine nanjye nagiye kumva numva ibishingwe bijemo gutyo. Ibishingwe byarivanze, ikindi message yari irimo amakosa menshi ariko n'ubundi mwarabyumvishije icyari kigenderewe. Kandi nje kubashimira mu mwanya w'uriya muntu watwandikiye w'umudamu, yarambwiye ngo nzababwire ngo mwarakoze, mwamugiriye inama nziza, hari icyo yakuyemo. Yarashimiye pe, yarashimiye nibishoboka kera kabaye tuzamuzana mu murebe kuri kamera, nabyemera ababwire nyuma y'igihe runaka kizaba gishize uko byagenze, nimba byarakunze akagira umuntu bahuza, cyangwa nimba wenda n'umutima we nyine yarumvishije unezerewe kubera ko yabonye abantu. Urumva hari igihe ahanini uba usanga umuntu ikibazo afite abura abantu bamwumva ngo bamutege amatwi, kuko hari igihe umuntu aba akeneye ko umutega amatwi kabone n'ubwo utagira icyo usubiza ariko ukamutega amatwi, hakaba n'ubwo akeneye ko umutega amatwi ugasubiza. Rero kandi hari abantu nyine babura abo bantu babaha umwanya kuko iyo umuntu aguhaye umwanya akakumva akagutega amatwi uba wumva uri uw'agaciro, nyine uba uvuga uti njye mfite umuntu unyumva. Rero mwese ndabifuriza kugira abantu babumva ariko ntibabumvire ubusa, ababumvira ubusa nabo Imana ibatembereza. Ikindi nimwumva ibintu byinshi biri gusakuza mwihangane, turi kubaka hano hafi yacu, turi kubaka. Mushobora kuza kumva bari gusudira bikabaje naho, ariko mwihangane nta kundi, ugiye kubitegereza bwakira. Uyu munsi rero habyutse, akenshi abantu baravuga ngo ntabwo ikirere ngo kiba gisa neza, hakaba n'abandi babikunda. Ndi mu bantu bakunda ikirere gisa gutya, ariko nk'umuntu nitunyurwa hakazamo akandi kantu kuko ndwara amasenezite nkumva biranjennye, nyine nkumva naguma mu buriri cyangwa nkaguma ahantu hashyushye, nkaba nagenda ariko nabwo nkagenda nyine nifubitse ku buryo nta imbeho itanjena ngo nitsamure cyane. Uwo muntu wa mbere nshimiye witwa Karine wampaye ino gift n'izindi. Ndashimira namwe mwese ukuntu mundeba, n'ubundi nkuko nari nabivuze, inama mungira, abantu bampamagara, abanyandikira, ni ukuri akenshi hari igihe mbitekereza ukuntu mbere najyaga nangira umutima wanjye nkavuga ngo ntabwo ngiye nafungura YouTube channel, ubwo se abantu 10,000 nabakura he? Mbere ubundi nyine naramenya ibya YouTube numva ko abantu 10,000 ariyo nsinzi ya YouTube, nuko mbere najyaga mbyumva, ariko nyine biba ari ukwibeshya. Iyo umaze kujya mu kintu uragisobanukirwa. Rero najyaga niyumvisha nkavuga 10,000 se nzabikura he? Nyine yego hari abantu bankunda muri bamenya, ariko se ubu ngubu bazajya kunshyigikira aho ngaho? Nyine numvaga bidashoboka pe, numvaga bidashoboka. Ariko aho naboneye ko 10,000 nabyujuje n'umunsi wa kabiri utaruzura, nahise mvuga Mana uranshyigikiye wowe n'abantu bawe. Imana rero yabamaye muri benshi kugeza uyu munsi ndabibona. Impamvu rero navuze ko iki kiganiro kiri buzemo gushima cyane, ndashimira uburyo uku kwezi kwa mbere turi mu mpera zako, turi mu matariki 20 nangahe, urumva kuri kurangira. Ibiganiro byanjye byasohotse mu kwa 12 cyangwa se guhera mu kwa 12 kurangira habura nk'iminsi 2 cyangwa 3 kugeza nyine muri kuno kwa mbere. Mbibashimiyeho cyane, mwarabirebye, mwarabikunze, comment zari zimeze neza n'izitari zimeze neza nazo nta kibazo, ariko mwarakoze. Mwumve ko kuno kwezi kwa mbere mbashimiye n'umutima wanjye wose n'umwanya wanjye wose. Abantu mureba ibiganiro byanjye mukabona hari utuntu tutameze neza, mukamagana mukamubwira ati rero ibi bintu byari bimeze gutya, ariko ubutaha uzite kuri aka kantu. Nawe mwarakoze.
murambona ukuntu nsigaye meze nk'abahungu neza neza, narogoshe shyiramo black umusatsi wose kugira ngo use. Cyagiye mwabonaga nifite amabara menshi mu mutwe, nari narayobewe ibintu mba ndimo. Noneho ngeze muri salo, umuntu ndamubwira mbabarira unyogoshe, nari nagira Mutabazi nsigeho nk'uriya musatsi afite. Umupapa arandeba, ndamubwira yego ndashaka kunyogosha ukasigaho nk'uriya musatsi afite, cyangwa se uyu nguyu nyapfa hano ku ruhande ukaba ari unsigaho umutwe wose. Ati wihego mana yanjye, none se wamara kogosha? Ndamubwira wowe nyogosha, nyuma yaho ndaza kureba numara kunyogosha ukuntu nza kuba ameze. Nshuti zanjye, nari imeze nabi mbega we. Mo hano hagati cya gihe wabonaga hameze, hejuru hari hariho umukara n'icyatsi, mo imbere hasaga kaki. urakuri kunseka, hasaga kaki. Noneho nakubitiraho amabara nari mfite ku mutwe, mo hano niho gutya kandi si no mo hagati hose, aka kahani imbere gutya niho hasagamo kaki. Aha murabizi hari harimo icyatsi, ariko hano inyuma hariho n'ibintu nanone bya kaki, n'aha ngaha gutyo. Izi mpande za hano ntabwo zasaga. Noneho mbona noneho baranyogosha, wa musatsi wasaga umukara n'icyatsi wo hejuru uvuyeho, mbonamo hano hagati mfitemo ako kantu k'icyatsi ka kaki. Izina ry'Imana ndireba ndavuga none se ubundi muri iyi minsi yose nari maze mfite itentire mo imbere ni gutya hari hameze. Bibanza kuncaga, ndavuga ikintu gihari bashyiremo black umutwe wose nse, kuko niyo bashyiramo indi tentire nari kuzana irindi bara noneho ritari muri ariya nari mfite. Kandi ikintu cyambabaje, nari nibagiye kukivuga, cyambabaje ni ukuntu nagiye muri salo ari ku cyumweru bakanshyiramo iriya tentire. Murabizi ukuntu tentire zihenda, ari na nijoro tuvayo. Nongera nyikuramo kuwa kangahe buriya, kuwa gatatu, urumva ko cyumweru, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu simukadi irancyuhaye. Kuwa kabiri nibwo nabikuyemo. Uko biri kose ni kuwa kabiri. Wibaza ayo mafaranga ukuntu yahise apfa ubusa ya tentire namaranyemo iminsi ibiri ishyira itatu gutyo. Mbanyikuyemo, baranyogosha, dusigamo nyine black umusatsi, noneho uragenda urasa ahantu hose. Kagenda baranyoza, ndicara ndireba, nakireba gutya nkabose ava ni njyewe. Nkahita mbonye nk'ishusho yanjye mfite imyaka niga mu wa kane primaire no mu wa gatanu. Mu wa kane no mu wa gatanu, uku kuntu umeze ndi kubona neza ariko nari meze. Niko banyogoshaga, ni ordinaire hari. Niko banyogoshaga. Ubwo impamvu uvuze mu wa kane no mu wa gatanu, nari meze nk'umuntu ubyibushyemo gake. Ubundi ahandi hose nari inyama yarwo, ariko mu wa kane no mu wa gatanu nahize mbyibushyemo. Naricaye ndireba mpita mvuga kabisa agashusho kanjye ka kera karagarutse. Hari ifoto ninyibona nzabereka murebe ko atari komeza ukuntu nasaga icyo gihe, nyine n'ukuntu nari mbyibushye. Nk'aya matama mubona mfite hano, iki gihe nari nyafite ariko atari manini nk'aya ngaya. Aya matama nayo ni manini. Isabune naberetse ikozwe mu ipapayi, isabune irakora. Nikozeho mpita nabyibuka ko nagombaga kubivugaho nabyo. Irakora. Cya gihe nakoze ikiganiro nyibereka, nari mfite uduheri hano tumeze nk'uturi mu matsinda ari twinshi, n'utundi turi aha ngaha, n'utundi twari aha n'aha na hano gutya, twarashize. Iriya sabune irakora. Ikindi harya ubundi aka kagakora nambaye n'ibidukundira turaza kubereka. Ni muri twa tundi nababwiye dufata nyine umubiri ku buryo ushaka kukambaramo imbere kakanafata n'inda. Ikindi abantu benshi mwarabimbajije ahantu mwadukura, ariko hari ukuntu nagize akabazo kuri telefone mbona ama message. Haciyeho iminsi ibiri nsubije abo nabashije
kubona message zabo, ndumva ari babiri cyangwa batatu. Nimba waranyandikiye nkaba ntaragusubiza ukabona kino kiganiro, uze kongera ugire unyandikire. Ndabibona, ndaza guhita nguha nimero. Hari ntabwo ari Latifa ari we uyifite, kuko nababwiye ko we ataba i Kigali. Hari undi mukobwa uri i Kigali, nabaha nimero ye akagira akatubaha, nawe aratufite. Ikindi ibiciro niwe ubibabwira, kubera ko hari abantu nyine bambaza bakata bambaza n'ibiciro, ariko we yabibaha. Abantu rero mwanyandikiye nimugire ngo narabasuzuguye, ahubwo nuko byagenze. Muze kuza uwo ntasubije, ubwo nasubije twarabirangije, ni babiri cyangwa batatu. Uwo ntasubije aze kubikoraho agire anyandikire mugire mukemurire ikibazo. Ngo ukemurire iki? Ukuntu mvuze ngo mukemurire ikibazo wagira ngo mw'abantu mweka mbabwire, muri iyi minsi merewe nabi n'ikintu cyitwa amasenezite, akagenda akantera kuribwa amaso, kandi ngo gukuba amaso ni bibi, ariko byarananiye, bimena icanga sana mia. Ngike ngiye hari abantu mba nifuza gusubiza gatoya muri comment, ngiye kureba aho dukeya simbarambira mbasubize. Hari abantu mwabonye video yanjye ndi gukora hano hanze mu rugo, ariko n'ubundi nkahita nanirwa bikanyobera. Mwambwiye ngo ndi umugore mwiza wita ku rugo rwe, mwarakoze cyane. Buriya Imana nigushoboza kuguha, kuko kugira urugo ntabwo ari ibya buri wese. Hari igihe ushaka kurugeramo mu gitondo ugataha, cyangwa nyuma y'igihe runaka, ariko Imana nigushoboza kugira urugo, ujye uhora ururagiza Imana, urukorere. Waba uri umugore, waba uri umugabo, ntabwo gukorera urugo bisobanura ngo nuko ngo ngewe ngo navutse ngo nkunze n'ubundi ngo gukora. Ushobora kuba utarubizi ibintu. Hari abantu baba bafite uburyo bwo gukora ariko badakunda gukora, sinzi. Ngewe hari nk'igihe mba numva niba unandeba udakunda gukora kandi ufite uburyo, ubundi wumva nimba uba iwanyu bakugaburira nk'umunsi bitabye Imana, bizagenda gute? Niba itaba Imana nibwo uziga gukora. Gukora ni kare, ntabwo umuntu yiga gukora ko yakageze mu bibazo bituma akora. Gukora ukora hakiri kare. Ubu ngubu hari umuntu ushobora kugenda akajya gukora akazi ko mu rugo, mu by'ukuri anahembwa amafaranga makeya, afite n'inshingano nyinshi, ariko akabona kuguma iwabo atari wo muti w'ikibazo, ahubwo akemera kujya gukorera aho hantu bamuhaye amafaranga makeya, ayo makeya kandi akazana akagira ibindi bibazo bike akemura. Apana ibintu byo kwirirwa waturnya amavi mu buriri, waryamye. Ninde mu rugo wakoze amafuti atagira ingano? Ni wowe. Ninde wafashe ibase babika bibyo bakajya kuyinyaramo? Ni wowe. Hari abantu bagira amafuti, hari abantu bajya tukanga imbwa ngo zigira amafuti. Hari zigira amafuti yego, ariko hariho n'izitayagira wenda zatojwe. Ariko umuntu ni mukuru, aba mu rugo baramubwira ugomba kugira ikintu ukora, akanga nyine akabaho nk'umuntu uhimana n'ababyeyi, noneho agatangira gukora ibintu bitagakozwe n'imyaka ye. Urugero nari nazi urwo rwo gufata ibase bakajya kuyisobamo y'ibyombo, nyine ni nko gushaka gutera umujinya ababyeyi be kugira bamwirukane, cyangwa kugira bamuhereze ngo ikintu akunda bavire mu rugo agenda ashaka ubuzima bwe. Nimba ubona ufite uburyo bwo kugira ikintu wakora, shimira Imana ukoresha n'ayo mahirwe. Apana kwicara nyine ngo wigire. Kubera iki se? Ugomba guhangayikishwa n'ejo hazaza hawe. Waba uri iwanyu bafite amafaranga angana iki? Amafaranga ashobora kuba hari agashira, ashobora no kuba hari
ariko ugasanga ntabwo ari ayawe n'ababyeyi bawe, wowe ugomba nawe gukora. Yego ayo y'ababyeyi bawe bashaka kukubera fondasiyo ukagira icyo ugera, ariko kubera ko uba utazi kuvunikira amafaranga ngo ni iki, ni kwa kundi uyageramo ugatangira kuyabyinamo, ugatangira kwirira ubugoro. Hari umukobwa mwiza nzisha, mwiza, urya ubugoro mutoya mwiza sha urya ubugoro. Ese sheri wavuye ku bugoro mbabara umbwire. Yewe abantu barya ubugoro bambwira ni ukubera iki abantu umuntu urya ubugoro aba yicaye nka hano agacira arayirya. Ni hatari. Ibyo bintu byo gukora bivuye nyine ku muntu wanditse comment witwa itu reka ndeke kuvuga izina rye, ntabwo nari nasomye, ari asante mukunzi. Yanditse ngo sali wawu, uri umugore mwiza wita ku rugo rwe, kuraje muri byose. Asante. Ndagukunda cyane, Uwiteka aguha umugisha kubw'inyigisho uduha, ni ukuri sinzahwema kugukurikira. Fiona from Kayonza. Okay, Fiona asante. Asante Fiona, umva uzakomeze unyikurikirira, atakwizera nimba ari kwizera na rada. Yari ari kuvuga ko nakinnye neza muri Nkuba, sha muri Nkuba nakiri, ariko mana nari akana bambwira ibintu byo gutwita ntaranatwitaho, ariko nabwo mbikina neza, igise kirandya. Niba ari uko nabonye mukuru wanjye ikimurya, niba ari uko nari narabonye nyine, urumva hari abantu bagiye babyara tuziranye inda yarabafataga nkababona, niba ari uko nababona ukuntu bagenda bigira. Nanjye rero ngiye gukina akajya bambwira, Apolline yari ahari akajya ambwira ngwunama ngo gira gutya, nanjye Nkuba yari nziza, cyeko wayisubiramo ubu ngubu. Ndagukunda cyane kandi hari byinshi. Ketchup mwiza, abantu bo muri Zambia ndabasuhuje. Umva comment ziri hano ziraryoshye, zimeze neza. Sha wazadukoreye isuku mu nzu tukakwigiraho, shaka ko tukwinginze. Akayezu yitwa Kayezu, nzayikora. Nuko zino video zo gukora isuku ziragoye, bisaba kuzikora uri kumwe n'abandi bantu. Nzabanza ndebe ko, kuko hari umusore umwe ujya umfasha iyo turi bukore, hari ukuntu mu rugo yego uko tungana twayikora, kandi bamwe mwarababonye kuri kamera na kuba bajyaho nta kibazo, ahubwo nuko harimo nk'ahantu uba usanga bisaba kurira, ugasanga hari ibindi bintu bisaba izindi mbaraga nyine nyinshi, bikansaba ko mbwira uwo musore ujya umfasha akaza. Naramuka yemeye kujya kuri kamera, nzabereka isuku tujya dukora. Ubundi isuku umuntu ayikora mu byiciro, hari ukuntu buri munsi mubyuka mugakoropa bisanzwe, aho wenda ahantu hatari amatapi, ku bantu batunga amatapi mu nzu, mugakoropa mugahanagura bikarangira, ugakora n'iyindi mirimo. Ariko ukavuga ati kuwa gatandatu dukuraho intebe munsi yazo tukahakoropa, itapi niba ari ukuyijyana hanze umuntu akayikubita cyangwa akagira ukundi ukuntu ayihanagura, buri wa gatandatu twavuga ikintu ndagikora. Ubwo si isuku nanone mu buryo bwa kabiri. Hakaba n'isuku ya rimwe mu kwezi, ya suku ukora nk'umuntu wimutse, ku buryo mushobora kubyuka mugateka, mugakora isuku nyine, mugateka mbere na mbere ibiryo mukabishyira ahantu bikomeza bigashyuha, ubundi mugakora isuku ibintu byose, nko gusambura inzu hari mugakuramo mugakora isuku mukaza kubisubizamo. Impamvu mvuze kubanza guteka ni uko hari abantu baba bagomba kuba bagira nuko haba hari nuko
nuko haba hari abantu nyine bagomba kurya. Nk'umwana ntago aba agomba kwirirwa inzara ngo nuko mwakoze isuku, kandi hari igihe muyikora ikabatwara umwanya munini ku buryo mutabona umwanya wo kwinyabya ngo mugire ibindi bintu mujyamo. Ukaza ugateka, ubwo umuntu uri bugaburire abana akabona ukuntu aza kubagaburira ndetse nawe akarya. Ko twebwe iyo turi bize umuntu, ubwo abantu baba bafite abana dushobora gukoresha uko dushoboye bakabona ikintu barya, ubwo twebwe ibyacu bigakurikiraho nyuma, kugira ngo bose babone imbaraga. Rero nzabikora, nshobora kubanza gukora iyo ngiyo yoroheje, cyangwa se iyo ngiyo tujya dukora rimwe mu kwezi nk'iyo abantu bimutse. Ubundi ubwo umunsi bizankundira nzabikora mama, ntaribi. Ikindi hari aho Imana ikuye nayishimira mu byo yampaye, gafashamo imfubyi, abakene, mbese nanjye nahita ngira TV show. Uyu muntu yitwa ngo Uwase nimba ari Aime, yisazi caka iki. Rero ngo ikindi hari aho Imana imukuye yafashe imfubyi ngo nawe yahita ashinga ngo TV show. Imana igushoboze, Imana igushoboze. Nimba hari n'abantu bifuza kugufasha bagufashe nawe kugira ngo ubashe gufasha abandi. Ndagukunda cyane. Uyu muntu yitwa ngo Debora, ndagukunda cyane pe. Please uzandangire umuti wakuraho udusununu. Hari udusununu tumwe tw'umukara, hari utw'umuntu agira nabonye tutajya tuvaho, tumeze nk'utwo mfite. Ni hano ra kanireba, nk'aka kari aha, hari akaba kari ku mubiri karyamye cyane k'umukara, kariya ntabwo nzi ikintu kigakuraho, ariko nk'utu ngutu turi aha ngaha uba ubona kameze nk'aho kadafashe cyane ku mubiri. Two tuba tunafite ukuntu tumeze nk'udukomeye. Uyu ufata amazi ya gikukuru uyishyira mu mazi, ntabwo ari ngombwa amazi menshi, ntabwo ari ngombwa gikukuru nini, ukata gato ugashyira mu mazi makeya ukayireka ikamaramo umwanya. Iyo amazi ukabona ko yahindutse nyine kubera gikukuru, ugafata ugakozamo urutoki ku buryo hajyaho nyine na gikukuru itari nyinshi ariko iri mu mazi, ugasigaho. Ushaka kubikora nka 2 ku munsi cyangwa 3 bitewe n'umwanya waba ufite. Ukajya ugenda usiga uko usizeho, nyuma y'iminsi 2 tugenda twihungura tuva. Hari utwo nari mfite hano twinshi hano gutya, nyine turegetse, ubona twe tuba dukomeye, tutameze nk'aka ngaka karyamye cyane. Utu turyamye uko umuntu agenda anakura, hari ukuntu twuzura mu maso. Biriya ngira ngo ni nk'umuganga w'uruhu wagufasha, ariko utwo ngutwo tuba dukomeye, dusa nk'aho turegetse ku mubiri, ariko usibye ko ugize gutya katanavaho ngo wava amaraso menshi. Ushyiraho rero iyo gikukuru gutya nkubwiye, birakira, kuko nanjye narabikoze nari ndufite. Ni byiza gusoma nyine comment rimwe na rimwe z'abantu gutyo uri no gukora ikiganiro, kuko abona igisubizo byihuse. Nshobora kuba nk'ubu narabibonye ariko ntahita mbyandika ahantu ku ruhande nkazibagirwa kugusubiza, kandi wenda uwo muti nkuzi nanjye narawukoresheje. Ikintu ngewe nakoreshejeho kandi nkahuza n'umuntu duhuje ikibazo nakurangira, naragikoresha nshobora kukubwira ko mbyumva n'abandi ariko njye ntaragikoresha. Byaba byiza ko nawe wabanza ukibariza ukareba niba koko ibyo bintu ari byo. Mwiriwe neza Ketchup, ko umeze neza nanjye hari umuntu wanyandikiye ariko sindi gusobanukirwa izina ririho, ni imibare mbona icuritse mu yindi. Uyu yaranyandikiye ngo mwiriwe neza Ketchup, nizere ko umeze neza, njye n'umuryango wanjye turagukunda kubi. Hariya hantu wigore uzame namba yaho sheri wanjye. Hariya nakoreye Anive ya Mutabazi. Sinzi niba atari wowe, kuko hari n'abandi bantu banyandikiye nabahaye nimero. Ubwo nimba ntarayiguhaye waza kongera kunyandikira, ariko naragerageje mu banyandikiye narazitanze.
Mhm. Uzatubwire iy'abana bato ubundi bukase n'ibintu nari navuze mba nayavuze mba nayaconze byatari. Uzashyiremo ifumbire ako ka uzashyiremo ifumbire ako bakita nyirabunyagwa. Franco waranshutse ngo kitwa nyirabunyagwa ka kanuza twari turi guhingira ako maze mbundeye ukuntu meze neza meze nka ndi kubona nsa Natala. Uzashyiremo ifumbire okay urakoze agafuni si ako okay nkunda umudamu Mm, kamu yitwa Kamukama ngo rwose ngo kogosha nibyo ukuntu yanditse rwose kogosha nibyo bikunera pe Kamukama Sylvie ibintu wanditse ngo rwose kogosha nibyo bikunera pe yashatse kwandika ko aribyo bimbera ariko nuko nyine bibaho nta kibazo mama asante ariko disi ugira isuku nsubiriramo ibituma utanuka mu kwaha okay reka mbisubiriremo hano ibibabi by'indimu n'iby'umuravumba kubivuguta ugasiga mu kwaha cyangwa se amazi yaraye mu isafuriya y'ubugari koza mu kwaha cyakora icyuya kiranuka pe hari kubitana n'umuntu ufite umwuya mana yanjye utari buhite unanamukwepa noneho hari boro kera ukabona mwicaye muri minibisi umuntu reka yabaga ari ntoya mwicaye ahantu muri nka bane ahise yipanga akazarambuye akaboko gutya ugiye uri mu maha mana yanjye kandi nta cyiza kivayo hari umuntu wambajije ngo kuri tuno dusarubeti ngo habamo utw'abantu banini umva turakweduka ushaka kukabona kuriya ariko n'umuntu munini yakambara ikindi nk'aka ngewe nambaye ntabwo kari muri twa tundi naberetse ndaza kubereka ukuntu gakweduka n'umuntu munini kamukwira kereka uri munini cyane cyane bikabije sera ariko turimo ntago wakabura hari uwanditse ngo nubona ko wambaye neza asante nari nambaye idira wabonaga nambaye neza wambaye neza asante hari egomana aba bantu ni bangahera 1 2 3 komenti zikurikirana bari kuvuga ngo nambaye neza asante cyangwa akaba ari umuntu umwe ukoresheje izo ntuza akajya okay ukuntu zikurikirana wambaye neza nubona ko wambaye neza nta kibazo asante hari akavideo k'umwana aba ari gusezera papa we ngo bye rero nawe asante nukuri nanjye mfite umwana ungana kami iyo horeri pe nanjye ndayishaka keca ndagukunda gusa nta kintu narenza aho ndagukundira Belgique asante sana abantu ba Belgique abantu bo muri Canada abantu bo muri Amerika no muri gift nakiriya harimo ni izaho ngaho muri ibyo bihugu mvuze abantu bakunda kunyohereza amafaranga nkabyishimira Imana ijye ibamira umugisha muri abantu beza muranzirikana umuntu wese unyoherereza amafaranga ujye wumva ko unzirikana bikomeye cyane nikanze uranzirikana Imana ijye kwihera ibiceri byinshi cyane kanze ndebe indi comment nk'imwe kuri iki kiganiro
ndagukunda cyane kugira byinshi mbese uri role model Imana ikomeze ibahe ibyo. Asante sana. Noneho hari abantu bajya bambwira ngo ndi role model wabo nkahita numva nasara, mpita numva namera nk'amababa, kuko njyewe hari igihe uzi kwicara ukumva hari nk'abantu barenga igihumbi bafite ikintu bakwigiraho, ushobora nyine kugira ikintu ukora bakishima nyine bakagufatira umwanya. Mana yanjye, ibyo bintu ndabyishimira cyane cyane. Ariko noneho rero umuntu witwa Mutoni kuri cya kiganiro nakoze n'ubundi cya wa muntu wari ufite ikibazo, yaravuze ngo Imana imuhuze n'uwa nyawo, ngo n'uwa nyawe dise arababaye pe kandi nakomere. Umva, ikibazo cy'uriya mudamu cyakoze ku bantu benshi ku mitima yabo. Mwarakoze kumugira inama, mwarakoze kumugira inama. Ni ukuri nyine iyo umuntu afite ikibazo akabona abantu bamugiriye inama. Noneho ikindi, ibintu nabasabye mwarabikoze, mwarakoze cyane. Hari ukuntu umuntu bamugira inama bamushihura ahubwo agasara kurushaho, ariko mwabikoze neza, Imana ibamera umugisha. Hari umuntu wanditse ngo mwaramutse, wamfashije ukamuza n'uwo muntu ko ari we nifuza. Ngiye kuba umuranga umuranga.com, ngo hari nimero yanjye nyine nk'ibisanzwe, ni ukunyandikira ubundi nawe nkamuhamagara nkahita mbahuza ubundi mukibanira. Hari umuntu wanditse ngo wazamurangiye ngo musaza wawe. Musaza wanjye aracyari mutoya, ntabwo ari mu gihe cyo gushaka umugore. Hari umuntu witwa ngo tumukunde yaravuze ngo se keca ngo nawe ngo sinjya nkumenyera, buriya kantu k'ibishingwe kaje muri iyi video gute? Izina ry'Imana, njyewe ibihumbi bingahe ku bishingwe? Ihangane pe, ni ukuri byarandenze kwihangana birananiye. Nawe ndi kuvuga ikintu kibabaje mbazanyemo ibintu by'ibishingwe. Ngo nzakureba ko ndi nkorabusa se nta kazi ngira ngafite nta mwanya. Uyu muntu rero afite ikibazo gikomeye. Ni nawe wanditse ngo wamurangiye ngo musaza wawe, urumva? Noneho arangije arazamo ngo kabisa, arongera yandika iyo komenti ngo azandeba ngo kubera ko ari inkorabusa. Ntabwo uri inkorabusa, iri kundeba se uba wumva uri gukora ubusa, uri mu kazi. Uyu muntu rero nawe mureke tumusabire Imana nawe iguha akazi, kuko ufite ibibazo. Imana iguha akazi, Imana iguha ikintu wakora inahindura uwo mutima wawe. Kandi ubwo wabona impamvu utabona akazi nyine naho ugiye kugashaka bakakubwira ati tuzakubwira, kuko wamenyere ko bakubwira ngo tuzakubwira akakubeshya ugasiga ubabwiye nabi. Ntabwo ari byo. Ngo nzakureba ko ndi inkorabusa se, ntabwo uri inkorabusa, ni ukuri. Imana igushoboze ubona akazi, kandi nukabona ndagusabiye uzaze wandika ibintu byiza uvuga uti noneho ka kazi narakabonye, ntabwo ndi inkorabusa. Abantu ba Kimisagara mu nkunda, namwe ndabasuhuje. Imana ikomeze kubankiriraho akajisho k'impuhwe, ibarebe icyoroshye. Umuntu wese unkunda ujye wumva ko nanjye gukunda. Nuko uyu munsi niyemeje kunyura mu biganiro byanjye bitari byinshi cyane. Comment ntabwo ndi bufate nyinshi cyane, nyine nuko hariyo mura nayo nkayivugaho umwanya munini. Ngeze ku kiganiro nakoze cya biswi, amata n'imineke, simukibuka?
Eh, hari umuntu wanyandikiyeho ngo keca yitwa Yvette ngo reka nkubaze kandi umbabarire unsubize niko ibyo bintu abakozi babiryaho. Uh, sinzi nimba wambajije abakozi muri rusange, nimba wambajije ab'iwacu ntabwo mbizi. Ubwo wazareba ukuntu wongera ukansubiriramo icyo kibazo, kuko ibintu nakoze ubundi mbikorera abana, cyangwa se iyo habayemo impamvu zishobora gutuma boss wanjye agenda mbizi neza ko atari bubone ikintu ari burye vuba kubera umwanya mutoya, nshobora kubimukorera cyangwa namukorera n'ibindi. Nzabasangiza ubundi kuva kuwa mbere kuza kuwa gatanu ukuntu biba bimeze, ariko iki kibazo uzagisubiremo neza, sinabashije kumenya. Gusa kangusubize muri ubu buryo, ari umuntu ukunda ibintu biryohereye ntacyo bimutwara yabirya. Sinzi niba ari ab'iwacu bose ndabibona babirya, ariko njya mbabona barya ikira bivuga so nzabazana hano babyivugire. None se ko numva amata y'inka. Yego, hari umuntu wavuze ngo ko none se numva ko ngo amata y'inka ni mabi ku bana, n'ibyo cyangwa hari abana bayanywa bakarwara ni ibituri ku ruhu, kandi abana abenshi iyo bayanyweye bibabaho, ariko hakaba abantu bayateka bagashyiramo amazi umwana ngo ntibyongere kuza. Ariko njyewe iyo ndi bubikorere abana bo ntabwo nshyiramo ariya mata y'inyange, nkoresha amata yabo n'ubundi banywa asanzwe. Ubwo niba umwana wawe akoresha nka France Lait niyo ukora akaba ariyo ushyiramo. Umwana mutoya nyine abaye ari umwana uri hejuru wenda y'imyaka 2, ndumva gukoresha amata asanzwe nta kibazo, kuko amata y'inka ku bana hejuru y'imyaka 2 nkeka ko nta kintu yamutwara. Hari umuntu wanditse ngo abana b'abakire bagira ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe. Uwanjye abonye n'akaneke ka fiya aba yanezerewe, byose ndamuha, nta nkono y'umwana ngira kandi mbona ntacyo abaye. Gakomeye cyane, ntabwo ari abana b'abakire, ahubwo ni uko uba ufite uko ushaka kurera umwana wawe. Turera bitandukanye, uwawe nimba wumva kutamutekera inkono ye ari byo bimukujije neza nta kintu bitwaye, undi niba yumva uwe kumukorera nta kintu bitwaye. Ntago aba ari ukuvuga ngo ni uko ari umwana w'umukire. Ushobora no gusanga hari umuntu ufite ubushobozi buri munsi y'ubwo wowe ufite, ugasanga ntabwo mu rugo byibura ibyogesho byoza ibyombo by'umwana we n'ibyo mu rugo muri rusange atari bimwe, kandi ugasanga umwana afite nk'imyaka 2. Rero ntabwo ari uko umuntu aba ari umukire, ntabwo aba ari uko uwo mwana ari uwo mu bakire, wapi kabisa. Iriya nimero yanjye iyo uyihamagaye nditaba. Ku bantu babajijemo hano nimba iriya nimero bayihamagara, wayihamagara kabisa nditaba. Ahubwo ikintu cyiza mu gitondo ushobora nyine ku manywa ushobora kumpamagara guhera saa 5, nibwo biba ari byiza. Guhera saa 5 kugeza saa 1 za nimugoroba nta kibazo nakwitaba kabisa. Aho ngaho amasaha abakiri mabisi nta kintu biba bitwaye. Rero ngiye gusoma comment nageza nk'ejo, nageza nko ku bunani. Ikindi hari mfite amasmoothie menshi nzi agabanya ibiro, menshi cyane agabanya ibiro. Ndi gupanga ukuntu ndi gushaka ni nk'uducupara ariko tuba dufite imifuniko nyine ubona tumeze neza, dushobora kuba tw'ikirahure cyangwa tutari ikirahure, ariko ndi kudushaka kugira ngo
Mbanze nsome ino comment imwe mbonye ubundi nze mbabwire. Hari umuntu wanditse ndi gukora ya smoothie igabanya ngo ibibazo. Ese ubundi yo ntabwo ibaho. Witwa ngo Ishimwe yaravuze ngo ku muntu wonsa si byiza. Ubundi ku muntu wonsa ikintu icyo ari cyo cyose cya regime jya ukireka kuko ingaruka zijya ku mwana nawe atangiye gutakaza ibiro. Yaravuze ntabwo ari bituma umwana nawe atakaza ibiro. Ni nziza cyane kandi rwose ibiro biratakara, irabigabanya pe. Ariko umuntu uzi ko wonsa ikindi nimba utwite, ndagusabye ibintu bya regime ujye ubyihorera. Hari n'uwanyandikiye ngo nzabereke ibigabanya ibiro, yitwa Gloria. Reka ndekere ahangaha kwanza mbanze mbabwire, ndi gushaka inuza, ndi gushaka utwo tuboro Imana nishoboza nkatubona muri iyi minsi. Ejo inshallah nibikunda hari ahantu bandangiye baducuruza, nzajyayo kugira mbanze nko ku mazi, amagambo yambanye menshi. Ahantu bandangiye badufite, ejo nzajyayo ndebe ko ntubona. Nintubona ikindi batamenze, kuko nibamenda bazatuma ngura dukeya kandi nkeneye twinshi. Nzatugura noneho mbereke izo smoothie, mbereke. Ubwo ni ukuzahera mu gitondo ndakurahiye. Nzahera kwigabanya inda, nyikore tuyibike, mbereke izindi nazo zigabanya ibiro. Kubera ko iriya yari irimo seleri, kandi seleri mbizi neza ko hari abantu itagwa neza, nzabereka n'izindi zitarimo seleri nkuko nari nabibasezeranyije. Ikindi mbereke n'ukuntu nshobora kuba nakora nyine nakora n'iriya nuze y'abana. Uko ibintu nagiye mbasezeranya muri video zimaze gutambuka ngomba kubikora. Ngomba gupfundikira ukwezi kwa mbere nta deni mbarimo, sibyo? Rero reka mpunguze maneno, nitoke nje. Kuna baridi sana tena sana zaidi ya. Rero mwakoze kunkurikira, ndabakunda cyane. Mukomeze murebe ibiganiro byanjye, mwibuke yuko mugomba kumereza gift kuri anive yanjye. Iyo gift nta yindi niyo kuba mfite abasabi ibihumbi ijana ibihumbi ijana. Ubu twaba tugeze muri mirongo, kambire kuri munota mbivuga, sibyo? Mukomeze rero mundebe, munshyigikire, tugeze ku 7,700. Urumva rero harabura ibihumbi bitari byinshi cyane mubishatse. Mwaba mutabishatse ibihumbi bikaba byinshi cyane. Rero iyo gift ndayibasabye, ntabwo ari agahato ndi gusaba. Mumfashe rero muyime kandi n'Imana ibashoboze. Ndabakunda, mwakoze kunkurikira.